Uwera Valentine uraho? Muraho neza. Urakaza neza hano muri studio y'Ikondera Info. Mu byo rero wahoze uvuga mu kanya uvuga ko wabonye ubwicanyi bwabereye mu Rwanda, nyamara ariko gisinari nabyemeye cyane kuko mbona ukiri muto byo kugira ngo wavuga ngo ubwicanyi bwo mu Rwanda warabubonye. Uwera Valentine ubufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 31. Ntago ndi muto cyane kuko navutse mu 1982. Ubuse Uwera Valentine uracyari ingaragu, urubatse? Ndubatse, mfite umugabo n'abana 3. Abana 3? None ko uri hano rero mu Bubiligi wagombye kuba uri mu Rwanda? Ntago nagomba kuba ndi mu Rwanda, ntago ubutegetsi bwo mu Rwanda bwanyemereye ko mba mu Rwanda bitewe nuko bwagiye bukomeza gukora ibintu ngiye numva kandi nkabona nanga, ariko simbone n'uburyo bwo kubivuga kuko umuntu wese ugerageje kugira icyanenga cyangwa kuvuga ku byabaye bitewe n'ibyakozwe na FPR bagerageza kumwica. Yo mpamvu narihunze nkaba ndi hano. Nuvuga ko wahunze FPR? Ye nahunze ubutegetsi bwo mu Rwanda butuma umuntu atavuga ikimuri ku mutima, cyane cyane ikintu cyambabaje kikanvana no mu Rwanda ni uburyo amaraso y'abanyarwanda arasa namwe, ariko ikintu cyambabaje cyane ni ukuba abantu bishwe bo mu bwoko bw'abahutu bishwe n'inkotanyi n'ubasirikare ba FPR, na n'uyu munsi bene bo tudashobora kuririra abacu, tudashobora kuvuga ibyabaye ku bacu ngo natwe byandikwe binamenyekane ko abantu bacu bapfuye. Icyo kintu nakibanye mu mutima inshuro nyinshi mu Rwanda, kandi nk'umuntu ntashaka kubona aho nyivugira bitewe nuko abagiye babivuga inshuro nyinshi bagerageza no kubyandika bagiye babizira bakanafungwa. Uwera se hari icyo wagerageje noneho bakagufunga cyangwa bagize ubwoba kuko bonaga abandi bibagejeje gukora barabizize? Wowe hari icyo wigeze gushaka gukora cyangwa se kuvuga uvugira abantu bawe baba barapfuye ukabizira? Nta kintu nakoze ngo mbizire, ariko n'ubwoba nagize kuko nabonaga ntaho kuvugira mfite. Nta kintu navuze, nta kintu nakoze nkiri mu Rwanda bitewe nuko nashoboraga kubona, nabonaga nshobora ninakwicwa. Ikintu cyaguteye ubwoba cyane kikatuma wumva utanavuga n'iki wabonye wahagazeho? Ikintu hagazeho ni umunyamakuru Nkusanyesi. Nkusanyesi afite ibitekerezo byo gushaka kwerekana ibikorwa bibi Uwimana Nkusanyesi. Nkumva nakorana nawe ndetse nkakunda no gusoma ibinyamakuru bye, nkumva ni message zanjye nyinshi nazicisha mu kinyamakuru cye, ariko amaje kugaragaza uburyo FPR yica, uburyo Kagame yica abantu, uburyo ubutegetsi bwa FPR bukora nabi, ahubwo kugira ngo bumve n'banakosore bahise bamufunga. Niki kintu cyatumye ngewe ntashobora kuvugira mu Rwanda ko nabonaga umuntu wese ugize ikintu avuga kuri leta y'u Rwanda ahita ko afatwa nk'umwanzi akicwa.
Uwera se u Rwanda waruvuyemo ryari? u Rwanda naruvuyemo mu 2010. Ariko ubutegetsi uvuga bwari bumazeho igihe kinini cyane kandi ntacyo wari warabaye. Nta kintu nari narabaye, ariko ndashaka kukubwira ko nta kuri nabonaga mu Rwanda. Ntabwo ari ukuvuga ngo nahabaye ngo ari ukuhakunda, nahabaye mfunze umunwa cecetse, ariko ku mutima wanjye nzirikana abanyarwanda nabonye bishwe na leta n'abasirikare b'inkotanyi, bakaba badafite kivugira kandi bakaba bicara n'ubundi bahakana ko nta muhutu wapfuye kandi barishwe tureba. Hari abo wabonye bicwa? Ndabivuga muri aya magambo rwose. Njye mpunga ko nabibabwiye 94 mfite imyaka 12. Inzira nanyuze duhunga, nahunganye n'abavandimwe. Ubwo ngo wari utuye he? Twari dutuye muri Bicumbi. Noneho muri 94 wari ufite imyaka 12 urahunga? Ndahunga. Duhunze mu nzira twagenze 94 mu kwezi kwa 4 mu gihe cy'imvura, mu matariki 19, 20 kujyana hejuru, twerekeje mu nzira tubuhungiro hamwe n'abandi n'izindi mpunzi, duhunga amasasu ko amasasu yabaye menshi, duca inzira za 15 Ndera, Nyacyonga, duhinguka Gahanga. Aha ni Gahanga twanyuze twe tuko n'impunzi nyinshi n'iz'ibyumba n'abandi bantu, n'impunzi nyinshi twahungaga amasasu, cyari kivunge cy'abantu, ariko twarahageze kuko hari iwabo wa mama, biba ngombwa ko tujya gucumbika dushaka n'ikintu cyo kurya bitewe nuko inzara yari imaje kutwica. Ubwo mwese muragiye mu mugezi Gahanga mune kumwe n'izindi mpunzi? Twageze Gahanga ari ikivunge cy'impunzi, urabona impunzi abikoreye ibirago, abikoreye imyenda, bafata amasafuriya, n'urwo rwego twari turimo, ari impunzi za Bicumbi, ari impunzi z'ibyumba zabaga mu nkambi y'Ibicumbi ari twaho ku Muyumbu, ari abandi twasanze muri icyo cyiciro cya Nyacyonga, umva n'abakanombe n'abarubungo. Impunzi umva cyari ikivunge kuko barakomezaga berekeza Gitarama, bakomeza bitewe nuko inyuma intambara yari amasasu yarameze nabi. Ubwo muragiye mugezi Gahanga, wowe na nyoko na bene nyoko, ubwo bisuba byara ko mutamuvugamo? Datumbyara yarapfuye. Ubwo muragiye mugezi Gahanga? Twaragize tugeze Gahanga, noneho niho twashoboye kwicara kuko urusaku rw'amasasu twari dusize mu nce za Kanombe. Twageze Gahanga atari ko bikimeze, byabaye ngombwa ko tujya iwabo wa mama gushaka ikintu twarya no gushaka ikintu twanywa, ko ari umukecuru wari uhari n'abuzukuru be. Ariko kuko intambara yari imaze kumera nk'icogoye, ntabwo twahise dufata icyemezo cyo guhita ko dukomeza, twahamaze iminsi mike. Ubwo ni mu kwezi? Ni mu kwezi kwa 4. Kwezi kwa 4 aho Igahanga nta masasu yaracyumvikana? Ntago yari yakahagera. Yaratarahagera. Ahubwo ubwo nyuma gatoya nibwo amasasu y'abasirikare b'inkotanyi yaturutse ku musozi ya Rebero, aho bita za Rwabutenge, barasa amasasu aba menshi cyane. Ari nabwo natandukanye n'ababyeyi banjye, hasigara njyenyine, ababyeyi bagakomeza mu buhungiro. Nkashakisha ababyeyi banjye simbabone, ahubwo nkagumana na wa mukecuru n'abuzukuru be, kuko naje kubabona ahantu bari bihishe mu masaka, tuza guhura. Ubwo buzukuru be ni abana ba Mupfaniki, n'aba nyoko wanyu? N'aba mama wacu. Ni ukuvuga ngo ni abana ba mukuru wa mama. Ubwo wasigaye aho ngaho wowe na nyogokuru n'abo babyara bawe? Nabo babyara banjye. Hanyuma umuhagumye, ubwo mwaje kuhava mute? Ntago twagumye aho mu rugo, twakomeje kwihisha kuko twari turi abana tukiri batoya, n'umukecuru afite intege nkeya. Ntabwo tugeze dufata inzira yo gukomeza aho abandi bari banyuze, kuko twe dusigaye turi twenyine. Ahubwo twatangiye inzira yo kwihisha hariya muri la quartier ya za Gahanga, hari wita ku Kinunga. Hari ubwo twamanutse tumanuka mu Nkuka, muhara mu gishanga cya Nyabarongo,
ariko ubwo ibyo byose byabaga nk'amatakirango kuko twari turi kwizengurukaho ko ntabwo twigeze tuvuga ngo turarombereje turagiye, ahubwo twihishaga muri icyo gice cya Gahanga. Hanyuma watubwiraga ko wabonye aho se niho wabonye ubwicanyi? Aho niho nabonye ubwicanyi kuko igihe cyarageze amasasu aba aragabanuka, ahubwo inkotanyi zari zimaje kwigarurira ako gace k'Igahanga. Bakomeza kuvuga ko amahoro yaje, tugomba kwitabira ibiganiro, bakatugezaho ko rwose nta mirizo bafite, nta mahembe bafite, tugomba kubegera ari abantu bazima. Tukumva n'imodoka ziracaho zitera imbyino, umukecuru wacu aravuga ati ntabwo tugiye kuzahera muri aya masaka. Twe tumaje no kubyimbinda kubera kurya imisigati y'ibigori, imisigati y'amasaka, rwose inzara yaratwishe kuko ndabyuka twayaga tunywa amazi ari uko imvura iguye, ugatega gutya ibiganza ubundi ukarigata ku kibabi cy'amateke kugira ngo ubone amazi yo kunywa. Wabona umwumbati ugacukura, ko ari ugucukurisha intoki bitewe n'uko wirindaga no kuwunyeganyeza cyane umwumbati kugira ngo hejuru batabona ko hari umuntu uhari. Ubwo rero umukecuru yamaje kugubwa nabi, natwe tumaje kugubwa nabi, ndetse benshi twari twararwaye n'inkorora no gukorora ukugiro gutyo kugira ngo ese batumva kuri gukorora, tumva n'ahantu uri. Ubwo rero inkotanyi zasansibirije abantu zibabwira ziti muvaho mu bwihisho, muze, amahoro yaje, amahoro yaje, amahoro yaje. Noneho bati muze tubashyire hamwe, tubakoresha inama, mbese tubasubize umutekano wanyu. Nibwo umugabo twari turi kumwe ahantu twari twihishe yavuga ati ngiye ukumumbona mvuye Rwabutenge, inkotanyi zirimo zirabaga abantu, barimo barabashuka. Umukecuru atereka njyana abana banjye batazampfira mu maso. Ubwo yadufite abo turi abuzukuru 3, nibwo yadufashe turarombereza ngo tugiye ahantu inkotanyi zari zivuze ngo tujye kuri santere Gahanga ngo harabera inama, ngo batubwire ukuntu tugiye gusubira mu ngo zacu, abana bagiye gusubira mu iwabo, abakecuru bagasubira mu ngo zabo bagatuza kuko amahoro yaje. Ubwo twaragiye tugera kuri iyo santere ya Gahanga, cyakora tukajya duhasanga abandi bantu benshi, abavumbuka mu mwobo, ab'inzara yishe, bitewe n'uko umuntu yiyumvagamo ko abonye umuntu wamuruhura, abonye koko bari kuvuga ati ntumureba ko batubwira ngo dufite amatwi nk'ay'imbeba, ati harayo tubonana. Mbese baradusansibiriza, bigaragara ko koko bari bagiye kutugirira neza, ariko ntabwo ariko byagenze. Uko byagenze twarahageze n'abo bantu bose bamaje kuba benshi, kuko njyewe imibare ni hagati y'abantu 50 n'abantu 80. Urebye abantu bari bamaje kugera kuri iyo santere y'Igahanga. Noneho umusirikare aranyitegereza, arandeba, andebye amfata akaboko, amfasha akaboko arambwira ati hagarara hariya. Ndavuga nti ubwo ni umusirikare w'inkotanyi, ni umusirikare w'inkotanyi wambaye gisirikare ufite n'imbunda aragufasha akaboko, arabwira ngo gira iruhande, aramfata akaboko arambwira ngo gira iruhande. Ndamubwira nti hariya harimo umukecuru wanjye n'abavandimwe banjye, nayo ubwo si abavandimwe, ubwo ni abana ubwo tuvindimwe kwa mama wacu, nibo bari baraho ngaho. Atari ko ubundi uri gukora iki muri aba bantu? Ninde wakubwiye kuza muri aba bantu? Niho yari n'umukecuru wanjye, kuko yari umukecuru w'igikara mugufi rwose w'umuhutukazi. Arandeba akavuga ati umuntu nta sano afitanye n'uriya, kandi rwose ni nyogokuru wanjye. Amaramfata abanshyira hariya. Njye sinasobanukirwa kuko wumva imyaka nari mfite, ntabwo nasobanukiwe impamvu andebye gutya akantoranya mu bandi. Yatoranyijemo n'abandi bantu 4, tuba abantu 5. Tumaje kuba abantu 5 baradufata badushyira nko mu metero nk'ijana. Urebye aho abantu bari babashyize babicaje n'ahantu natwe twari bari badushyize ngo tuhajye. Umusirikare atubwira ati nimwumva amasasu muryane. Se kwa tugiye ko ari inama, ari umutekano, ubwo nta gusobanuza ibintu byinshi. Aho twari dushyizwe turi abantu 5 baratubwira ati nimwumva amasasu muryane. Tugira ngo ubwo n'abandi bari baraho niko bababwiye, ahubwo yari sinyo kugira ngo ubwicanyi bw'abo bantu butangire. Nibwo abasirikare b'inkotanyi batangiye barasa amasasu, koko turaryama.
ariko ahantu twari turyamye murabona santere ya Gahanga hari mu kibuga, nta kintu cyari kidutangiriye kureba ibyaberaga aho abantu bari babashoremo amafuni, babashoramo imbunda. Amasasu yavuze nayo ya mbere, nta yandi masasu bakoresheje, bicishije amafuni. Umukecuru wanjye bamukubise ifuni ndeba, abo buzukuru ari nabo bavandimwe banjye kwa mama wacu babishe ndeba. Cyakora hari umusore washatse kuvamo, umusore w'umugabo wita Rukara, ashatse kuvamo, ashatse kwiruka, nawe wo baramurashe. Icyo ngicyo kintu narakibonye ko we yashatse kuvamo bya gisore ngo yirukanke, bahita bamurasa amasasu. Nuko abantu bose, umukecuru wanjye, abuzukuru b'umukecuru wanjye ari nabo bavandimwe banjye baguye aho ngaho. Twebwe abasirikare batuwe ngo turyame, nta muntu wadukozeho. Cyakora ndeba ayo masura koko mu bantu twari turi kumwe bahari harimo mu mama n'abandi bahungu babiri. Rwose umama wari ufite umwana twenda kungana, wararebaga rwose ukabona n'abatutsikazi. Ariko twahise njyewe wivuga, nahise ndomarika ko ari icyo kintu gitumye tuticwa, kuko bararebye bakurikije isura gutya. Kuki tutakeka ko kuba batarakwishe cyangwa kuba barakuvanyemo nuko hari umwana? Hari abandi bana bari aho ngaho nabo bitwaga? Hari n'abari bari mu migongo. Ntabwo ari uko nari umwana w'imyaka 12, ntabwo aba ari umwana. Hari n'abari bari n'ibitambambuga, abana ababyeyi bari bafashe gutya biciwe aho ngaho. Ntabwo ari nge mwana wari uhari, kuko abahari bahari barishwe. Uwari uhari aho wese, abo umubyeyi ari abo washoreye abana be, ari umuhetse mu mugongo, abantu bari baraho bose barishwe. Abari aho nuvuga wari umwana, ntabwo wamenya niba ari abahutu cyangwa niba ari abatutsi bari aho ngaho. Abantu bari baraho bari abahutu. Abatutsi nta batutsi bari bahari, kuko bari baketse, bari bamaje kubakuramo. Hari hasigaye abahutu gusa, ko ari bari basigaye muri iyo zone barimo barihishahisha, bibwira ngo noneho amahoro araje barakize, kumbi baje kwiroha muri uwo muriro w'ubwicanyi bwa FPR. Muri uko kwezi kwa kane ariko hari n'abatutsi n'imiryango y'abatutsi yishwe, wenda harimo ujya guhaguruka aho ngaho iwanyu, ubwo bwicanyi bw'abatutsi bishwe ntabwo wabonye? Oya, ubwicanyi bwabereye Gahanga bwabaye mu kwezi kwa gatanu. Mbere y'uko uhunga iwanyu muri Bicumbi nta batutsi bapfuye icyo gihe? Abatutsi barapfuye, iwacu barapfuye, ndabyemera, nabyo turimo guharanira ko ntabwo amaraso yose arasa. Niyo mpamvu mfite ubuje tuvuga ngo abantu bavasa. None se abo batutsi bo bishwe nande? Abo batutsi bagiye bishwe n'abahutu. Bose babahoye iki? Nabo babahoye ko ari abatutsi. Noneho n'abatutsi baje bahita ko barafata abahutu, nabo bari icyo gihe inkotanyi zisha abahutu zibita zivuga ko ziri kwihorera, ko nabo abatutsi babo bishwe. Ibyo ariko byakozwe n'ingabo za FPR, ari nazo nkotanyi zari ziri maze gufata ako gace, kuko nta bandi basirikare bari bahari. Abasirikare b'u Rwanda bari bamaje gutsimburwa batakiri muri Gahanga. Ubwo aho mwaje kuhava mute? Ubwo mwebwe muri aho ngaho babashyize, ntabwo mwapfuye, abandi bapfuye, mwaje kuhava mute aho ngaho aho nyine ku centre y'Igahanga, wowe nabo ngabo bane mwari kumwe? Icyo gihe kuntu twaje kuhava baduhaye umusirikare umwe, atubwira ati uyu muntu arabayobora, arabereka inzira aho turi gukorera, inyuma hano ni twebwe tuhayoboye, nta kintu mu kibaye, ni amahoro. Baduhaye umusirikare wo kutuyobora. Tugeze hari iruhande rwa santrali ya Gahanga, tuhasanga abandi basirikare bari bahari, havamo undi musirikare umwe wo kuduherekeza. Twerekeje i Nyanza turi kumwe n'abasirikare babiri, batugereje i Nyanza, ari naho nasanze imirambo n'amahano yakorewe aha hantu i Nyanza. Iyo yari imirambo yuzuye umusozi wose, byari imirambo myinshi cyane. Ariko ikintu cyadutangaje ni uko abo basirikare twagendaga bagendaga bavugana n'uwitwa Samukaka.
ariko bavugaga igiswahili sinashaka kucyumva, ariko numvaga ijambo ngo afande samukaka, ngo afande nibyo ngibyo nashoboye kumva, ariko nukuvuga ngo bari bayobowe na afande samukaka, niwe bari barimo kubwira misiyo zose zibiri kuba naho biri kubera. Umugeze aho i Nyanza nasanze abantu bamaje kwicwa, imirambo y'abantu bamaje kwicwa. Abo basirikare baratubwira bati aba bose muruzi bameze nk'abariya bagenzi bariya basigaye i Gahanga, kuko twararebaga imirambo yari yuzuye hari i Nyanza ya Kicukiro, imirambo yari iteye ubwoba. Yabaje se gushobora kubahamba cyangwa ntiwamenye irengero ry'iyo mirambo? Abantu bishwe icyo gihe, twebwe nk'abanyarwanda bari bari kureba ubwicanyi bwakorewe aho hantu. Abo bantu bari mu nzibutso zitandukanye, bagiye bashyingurwa mu buryo butandukanye mu nzibutso, bitirirwa ko ari abatutsi bishwe n'abahutu, kandi ari abahutu bishwe n'ingabo za FPR. Kuko ubu tuvugana nta hantu iyo mirambo wayibona. Bamaje gushyingurwa, bamaje gukurwa muri ibyo byobo, kuko nk'aho i Gahanga ngewe nasubiyeyo kureba ko nabona nta kintu na kimwe nabonye. Bagiye batabururwa, bagiye bakurwa mu maho bashyize mu myobo, mu mawese, mu biki, bose barafatwa barajyana bashyira mu nzibutso. Nk'umukecuru wawe uwo mwari kumwe ntabwo nza hanashyinguye, ariko n'umurambo we ntawe ushobora kubona. Hanyuma se mama wawe wamenye uko byamugendekeye n'abandi bene nyoko? Mama wanjye we uko byamugendekeye, we yarakomeje barahunga, cyakora haje gupfamo umusaza wanjye umwe witwaga Gatarama arapfa, ariko bo barakomeje barahunga. Ariko ngewe urugamba cyangwa se ubuzima nabayemo nabubayemo ndi njyenyine. Ubuzima bo bari barimo ntabwo nashoboye kumenya neza, ahubwo ubwanjye nibwo ndi kubabwira ngo nabayemo muri icyo gihe. Ubwo mugeze i Nyanza rero nyine mubonye iyo mirambo, nyuma yaho mwarakomeje se cyangwa mwasubijwe iwanyu mu ngo? Ntabwo twari gusubizwa iwacu mu ngo bitewe n'uko twari turi abana kandi tudashobora kugenda ngo turaba mu rugo turi twenyine, ahubwo badufashe icyemezo cyo kutuhadukura, batujyana aho bita Nyagasambu. I Nyagasambu hari ahantu hashyizwe abantu bagiye bakurwa ahantu hatandukanye, ariko bacitse ku icumu, abo bita abatutsi bari barasigaye. Abo bagendaga nyine bakura mu mazone runaka, bacitse ku icumu ariko b'abatutsi. Nyagasambu nabo bantu bari bahari, hari mu mashuri Nyagasambu, hari mu maduka Nyagasambu, bari mbese nabyita nk'inkambi bari bahashyize yo gukoranyirizamo abo bantu. Aho nawe niho wagiye? Aho niho nagiye. Wajyanye nande ngeze? Najyanye na ba bantu twari twavanye i Gahanga uko ari 4, nanjye naho nge wa 5, tujyanywe n'inkotanyi, hasigaye inkotanyi. Twagezeyo rero dusanga rwose nta hantu hari abantu bacitse ku icumu, barimo barazana imiti, barimo barazana ibiryo, abantu mbese abantu bari bahari bagiye bakurwa muri ubwo buzima, bari baraho ngaho bitwa ko ngo baratubwira ngo turabarokoye, ngo turabakijije. Ariko nibukaga abo nsize imirambo igaramye ku gasozi kandi abavandimwe banjye, nkabona ko ntacyo gugukiza kirimo, bakwiciye abawe ugasigana umeze nk'iki. Ubwo mugezeyo mwabaye hese? Hari amazu, mwabaye mu mahema, mwabayeho mute? Twabaye mu mazu. Ni amazu, bamwe bari mu mashuri, abandi bari yari santere Nyagasambu, sinzi niba muyizi. Hari amaduka, buri wese washoboraga kujya mu nzu ukaryama, mu iduka, no hafi mu mashuri hose hari abantu. Twe twashyizwe mu mashuri. Wabaye Nyagasambu kugeza nkunga, byagenze bite nyuma yaho? Nabaye Nyagasambu kuva mpageze no kugera igihe nongeye kubona n'ababyeyi banjye. Ubwo ni ryari? Ubwo nabaye Nyagasambu mu kwezi ngo ni mu kwa 5, hageze mu kwa 5, kwa 6 ndetse no kwa 7. Ariko akenshi ukwa 7 namaje kubonana n'ababyeyi n'abavandimwe bamwe na bamwe, kuko hari ababyara banjye bari batuye Kinyinya, twari twamaje kubonana bitewe n'uko twagendagendaga icyo bita gufuya kwari ukujya gushaka ibintu byo kurya
mu mirima y'abantu tukaza tugateka tukarya. Abasirikare ariko babaga baduherekeje. Ni muri urwo rwego hakurya za Gikoro, hakurya za Munyiginya, twajyaga za Muyumbu Bicumbi, aho hose ugenda umenya uti hari umuntu wabayeho, hari umuntu warokotse, hari umuntu ukiriho, gutyo ugenda umenya ubuzima buri muntu wese abamo. Ni urwo rwego nabonye abavandimwe banjye, babyara banjye, ni ukuvuga ngo ni babyara banjye ko papa wabo avindimwe na mama. Muri urwo rwego nababonye, bityo nshobora kubana nabo. Baraza mu bana Nyagasambu cyangwa mwasubiye iwanyu ku ivuko muri Bicumbi? Ndakubwira ko Nyagasambu ntashoboye kuhaguma. Nyagasambu impamvu ntashoboye kuhaguma, nyina ndakuzi ntago mutahana ubukwe. Abacikacumu b'iwacu bavumbuye ko ntari umututsi, batangira kunteranya, batangira kumenasa, kuko bavugaga bati uyu muntu atwihishemo ntago ari uwacu. Ariko wari ukiri n'umwana? Nari nkiri umwana, ariko bari bazi data, bazi na mama, kuko bari abantu twaturanye. Nasanze aho nabo b'abatutsi bo barokotse. Ubwo ngubwo ibyabereye Nyagasambu nabyo ndabibabwira. Nyagasambu naho habereye ubwicanyi, abantu bavaga mu bishanga se, abantu barokotse. Mbese uko twagendaga gutyo tujya gufuya n'igikundi cy'abasirikare, ni nako twahuraga n'abantu b'abahutu basigaye mu makaritsiye, basigaye muri iyo myobo, basigaye muri ayo mashyamba, bakabafata kuko babaga bafite imbunda, bakabica tureba. Hari n'abo bazanaga mu nkambi, hari n'abazaga bateze amaboko bagira ngo nabo bakira, bakicirwa aho ngaho i Nyagasambu. Ndabyibuka umugabo Deo wiciwe Nyagasambu atwitswe. Batwikaga gute? Bakoreshaga esanse. Ni ukuvuga bagafata esanse bagasuka ku muntu? Bafataga esanse bayimusukaho, arashya, agenda yirukanka, yikubita muri cya gishanga cya Mutukura cy'i Nyagasambu, kubera ko umuriro wari umaje kumwakaho, yikubitamo. Nuko nguko umugabo yapfuye. Ibyo ni ibintu twabonye. Hari abandi ntashaka kwibuka amazina, kuko icyo gihe nabaga ntabazi, babaga bazanywe n'inkotanyi bakicirwa hariya i Nyagasambu. Ni narwo rwego twabonye abantu biciwe hariya ku Isumo, ariko ngo bakicwa. Batubwiye ko bishwe Perezida Paul Kagame atanze itegeko ryo kwica abo bantu bari baraho ku Isumo. Ariko inkuru nazimwe muzikabya. Abantu bo ku Isumo kugira ngo bicwe bigomba guturuka kuri Perezida Paul Kagame? Ntago yari ari kure. Perezida Paul Kagame yari ari Musha. Icyo gihe ataraba perezida? Yari ataba perezida, ari General Major Paul Kagame. Yari ari Musha mu Ndake. Ntago rero kuva Musha ugera ku Isumo. Mu Ndake? Ni ukuvuga iki? Mu Ndake ni ukuvuga ngo n'indake ye niho ikiri, ni uvuga ngo niho yarari. Nibwo indake ni nabita nk'ubwihisho mu gisirikare, niho bavuga ngo ni indake. Niho yarari, niho urugamba niho yaruyoboreraga, niho yarari icyo gihe. Niyo mpamvu rero kubyemera twarabyemeye, kuko ntago yarari kure yo ku Isumo, yarari hafi cyane kuko yarari Musha. Ku buryo rero ushaka kutubwira ko ubwo bwicanyi bwabaye ari bw'i Nyagasambu, ari bwo ku Isumo, ari ubwaho bwari mu bwatsi Kagame yagenzuraga, ku buryo ari we mwabwitirira? Niwe twabwitira ko byakorwaga n'ingabo ayoboye, kandi nawe yari ahari. Nta wundi twabyitirira. Ubwo bwicanyi bwakorewe abahutu bari bari aho, nta wundi twabwitirira. Hanyuma se waje kuva mu Rwanda ute? Kuko ubwo kugeza ubwo nyine urimo wari umaze kubona bene wanyu musubira mu rugo? Twasubiye mu rugo, ubuzima burakomeza, ariko ibikomere by'ibyo umuntu yabonye amanywa n'ijoro bikugarukamo, ukumva nta n'amahoro ufite. Ubwo cyo wita amahoro bigarutse, washoboye gukomeza ishuri cyangwa ntabwo wabonye uburyo bwo kugira ngo ukomeze kwiga? Nakomeje kwiga, nize primaire, nayindi muri primaire nakomeje primaire ndayirangiza, nkomeza na secondaire ndayirangiza. Nta kibazo kindi ufite? Nta bakwirukana? Nta baza kukubwira ko uri umuhutu? Nta baje kumbwira ko ndi umuhutu, nta nabaje kubimpora, nta kindi kibazo nagize. Ariko nyuma gatoya
nibwo haje iby'imanza za gacaca. Ariko icyo gihe zabaye naramaje gushaka, nibwo natangiye kubona ibibazo bitandukanye bitewe n'uko namaze gushaka. Noneho hajemo na gacaca. Icyo gihe bavuga ko umuntu ari kwishyura imitungo, ndabyibuka twishyujwe imitungo, ni ukuvuga ngo buri rugo iwacu ku Muyumbu buri wese hari amafaranga agomba guha umucikacumu wacitse ku icumu bitewe n'indishyi yagiye yaka. Ni ukuvuga ngo buri wese niba yatse nka miliyoni 20, abahutu batuye muri iyo karitsiye barazigabana bakamenya bati uwo uzatanga 300,000, uwo uzatanga 20, gutyo biterwa nuko bagabanyije iby'uwo mucikacumu yishyuje. Nuko twatangiye kubona ingaruka, nuko twatangiye byatangiye kutugeraho, kandi mu by'ukuri twe tugasanga babandi bishwe bacu nta muntu uri kuvuga ese bazishyurwa nande, ese bazabazwa nde, ese bazanashyingwa, ese nta nubwo wemerewe no kuvuga uti hari abantu banjye bapfuye, ahubwo turi kwishyura ibyo bafite ijambo bari kwemererwa kurira, bari kwemerera gutaka, bari kwemerera kwishyuza, mu gihe twebwe njyewe ntashobora kuririra abanjye cyangwa ngo nanjye mbaze nti indishyi z'akababaro z'abanjye njye nzazikora, ahubwo ntangira kwishyura, dutangira kwishyura iz'abandi. Ubwo nkawe wowe n'umuryango wawe n'umugabo umaze gushaka mwatanze nk'amafaranga angana iki? Njyewe n'umugabo wanjye twamaje gushaka mu rukiko gacaca twishyuye 2,300,000. Ngo mubitangiye iki? Tubitangiye ko ari indishyi z'akababaro zande z'uwitwaga nde wari z'uwitwa Musabyimana Leoteri. Ni ukuvuga ngo Musabyimana Leoteri twaguze nawe ubutaka, tumaze kugura nawe ubutaka bamwishyuza, ubwo ni ubundi buhamya nabwo, bamwishyuza amafaranga y'uko hari ibintu yangije. Muri uko kumwishyuza biba ngombwa ko we adafite ubushobozi bwo kuyishyura, kandi ari twe turi ku butaka bwe. Ni muri urwo rwego twishyuye ayo mafaranga, byabereye ku murenge n'umuyobozi w'umurenge, twishyura amafaranga y'indishyi z'akababaro z'abacikacumu ba jenoside bari baramaje kumwishyuza, tuyatanga rikide ku muyobozi w'umurenge. Ariko nkatekereza impamvu twe tudafite uburenganzira natwe bwo kwishyuza iby'abacu n'akaga n'imibabaro bahuye nabo. Uwo Leotari yari umucikacumu? Leoteri ntabwo ari umucikacumu, n'ubu arafunze muri gereza ya Kimironko. Amafaranga mwatanze yari ayo kumurihira kubera ko we nta mafaranga yari afite? Yari ayo kumurihira ko nta mafaranga yari afite, kuko aho hantu twaguze nawe bari bamaze kuhashyira mu cyamunara, bagomba kuvuga bati niba indishyi z'akababaro zitabonetse murishyura no mafaranga. Ibyo ndabivuga ko n'impapuro ndazifite. Ayo mafaranga twarayishyuye ku buyobozi bw'umurenge. Habimana Robert executive umurenge wa Kimironko niwe wakira amafaranga ayihereza bene yo. Ariko ibyo nkahita nkura imaje y'ukuntu njye ntafite ubushobozi bwo kuvuga ibyo nabonye. Mbese nkumva nk'ubu nagiye mparticipa, nkunda kumva ubuhamya, nkababazwa no kumva umuhutu adashobora kuvuga ikintu cyamubayeho no gusaba indishyi z'akababaro n'ibyo byose n'imanza ngo bibe mu mucyo, abantu bamenye bati eske umuhutu nawe afite amaraso yamenewe asa n'ay'umututsi. Ugasanga ibyo bintu nibyo icyo gikorwa cyarabaye, nibwo natangiye kubona ko mbese nakuruye indi sura nakuruye indi sura, ndababara cyane, ndavuga nti irifoke sinzi ukuntu nabivuga, nakuruye indi sura, ndavuga nti ibi bintu ntago ari ibintu byumvikana, kurihirira none nk'umuntu n'ibintu utakoze n'abawe none udashobora no kubishyuriza. Ibyo bintu nabyo no kubavuga ko banapfuye udafite naho wavugira uti nanjye nyamara hari icyo mbiziho, hano hari umuntu wapfuye gutya, ni ibintu byagiye bibabaza kandi bigashegesha imitima y'abantu cyane. Ariko nkawe icyo gihe byabaye uri umwana, iwanyu bari barigeze bababwira ko uri umuhutukazi? Bari barabimbwiye,
kuko niga muri primaire ku Muyumbu iyo bavuga bati abahutu muhaguruke abatutsi muhaguruke rwose icyo kintu umuntu yari akizi baratwara hagurukaga ariko ukaburi fiyeri y'icyo uri cyo ntawe ugihora undi umututsi abatutsi bahaguruke bagahaguruka mu ishuri no mu hutu badahaguruke umuhutu agahaguruka ibyo rwose icyo kintu umuntu yabaga akizi uwo ari we wese yari akizi ugeze mu myaka yo kwiga mu ishuri. Ariko nyuma yaho ntabwo byatumye utagira nk'inshuti z'abatutsi? Ntabwo byatumye ntagira inshuti z'abatutsi kuko hari abatutsi twagiye twigana nta bibazo twagiranye. Ariko iyo uvuga nk'ubu ngubu ko ibyo bintu wabonye bituma waragize indi maje umuntu yakeka ko noneho wagize umutima wo kwanga abatutsi. Umva reka nkubwire mu by'ukuri iki kiganiro murakoze ko tuganira kuko njyewe objectif yanjye ni kuvuga ngo abantu bava amarasasa ntabwo njyewe namenasa umututsi ko ari umututsi nta nubwo bikwiye gutera ipfunwe umuntu ko ari umuhutu nta nicyo tugomba kubipfaho ibyo ngibyo ahubwo ikigaragara ni uko umututsi abeho n'ubututsi bwe ariko aha amahoro umuhutu abeho n'ubuhutu bwe aha amahoro umututsi. Hari abatutsi twagiye tubana hari abatutsi beza hari n'inkoramaraso rwose icyo ngicyo cyo ndacyemeza ntabwo wafata abantu ngo bashyire mu gatebo kamwe oya hari abatutsi twabanye nta kibazo nigeze ngirana nabo. None se ubu ngubu urumva wasubira mu Rwanda? Njyewe gusubira mu Rwanda u Rwanda ni igihugu cyanjye u Rwanda ni igihugu cyambyaye niyo mpamvu mvuga n'ururimi rw'ikinyarwanda. Igihe cyose umunyarwanda azibona ashobora gutanga igitekerezo kikumvirwa cyane cyane aka karengane kari gukorwa ugasanga ubwoko bumwe bufite ijambo ubundi bwoko nta jambo bufite ibyo ngibyo ntabwo nshobora gusubira mu Rwanda. Ariko umunsi icyo gihe ibyo byashize nshobora kugenda nkavuga nti nanjye nabonye ibi igahanga abahutu barapfuye mbese tugahabwa uburenganzira ku ikintu bita ubucamanza mu nzego z'ubucamanza hakabaho transparence abantu bakicara hasi bakavuga ibyabaye byose rwose icyo gihe amahoro nzataha nzajya mu Rwanda. Ese nkamwe mukiri bato kutubwira ko ibyo wabonye ukiri umwana ubona ubwicanyi buba nkamwe mukiri bato ufite imyaka 30 iyo mwumva n'ibindi izindi gahunda za leta mubitekerezaho iki nk'ijambo umukuru w'igihugu aherutse kuvuga asaba abana b'abahutu kuba basaba imbabazi mu izina ry'ubwoko bw'abahutu ibyo mubyumvise mwebwe mukiri bato mwumva mubitekerezaho iki nkawe iryo jambo uryumvise ryakugezehe? Iryo jambo nararyumvishe sinabara n'inshuro njye naryumvishije kuko narisubizagamo nkibaza eske ni umuntu wavuze ibi ni perezida w'igihugu wavuze ibintu nk'ibabwira abana. Narebye inteko y'abari bateraniye aho ngaho urubyiruko rwari ruri aho ngaho nibaza niba nahise mbona ari ugutoza abahutu bose n'abataravuka twahinduwe abicanyi. Inteko y'abana ngo nibasabe imbabazi rwose bira bintu twabifashe njyewe mbyumva nabyumvishije nongera njya kuri internet mbisubiramo ndabireba nsanga n'amahano kuko nagiye kumva numva n'umuhungu w'umusore bavuga ngo afite 18 ngo arimo arasaba imbabazi. Njye nabonye yarasabye imbabazi adakwiye kuko gusaba imbabazi ni ukumenya icyo wakoze uti ndasaba imbabazi z'iki nakoze itariki iyi niya hanaha kandi nta nubwo nzongera. Ariko urabwira abana batakoze ikintu ngo nibasaba imbabazi mu izina ry'abahutu. Ese nkawe yuza kuba uri muri iyo nama wenda bakaguha ijambo wari kubwira iki Kagame wari umaze kuvuga ibyo? Kagame ikintu nari kumubwira ngo imbabazi nizisabwe abazi icyo bakoze zisabe abazikwiriye
banisobanure kandi nabo batubwira bati twebwe turazitanze. Naho umwana kuvuga ngo arahaguruka ngo arasaba imbabazi, kuko hari ubwicanyi abahutu bakoze, ariko umuhutu uzi ko yakoze icyaha akajya hari akihana niwe ukwiriye gusaba imbabazi. Ariko hari abahutu beza bakirije n'abantu, ntabwo nguwo akwiye guhabwa guhora yunamye ameze gutyo ngo arimo arasaba imbabazi. Oya, dukwiye kunama tukema tukavuga ibyatubayeho, ntabwo tuzahora twunamye. Oya, ntabwo turi intama, ntabwo turi n'ingurube, ntabwo tuzahora twunamye. Dukwiye kwema tukavuga ibitekerezo, ntabwo dukwiye gusaba imbabazi z'ibyo tutakoze ngo ni izina ry'abahutu. Icyo cyo rwose kiriya ntabwo nyemera. None se na Kagame utubiye yuko mu gihe habaga ubwicanyi aho za Nyagasambu nawe yarahariye ibyo bitero by'abantu bicaga, nawe se wamubwira uti nawe saba imbabazi? We muri iryo jambo nkurikira neza, hari aho yavuze ngo muri political space ngo harimo n'abajenosideri. Njye nasanze ari uri ku rutonde rwa mbere rw'abajenosideri. Bivana hehe? Kuko biragaragara niba hari umuntu wishe abahutu benshi, kuko byabaye ku itegeko rye, n'ubu bigikorwa, n'ubu tuvugana arakica, niwe mu jenosideri. Kuko political space yayise y'abajenosideri, niwe mu jenosideri twabonye uri ku rutonde uyoboye abandi. Umujenosideri wa mbere ni Paul Kagame. Uretse n'ibyo byabereye ku Isumo n'ibyabereye ahandi, niwe mu jenosideri, kuko yavuze ngo political space yanjye yo mu Rwanda ngo harimo n'abajenosideri. Twahise ngewe rwose ko nabifashe, niwe mu jenosideri uriho, yaranivuze kandi ntabwo yayibeshye. Nawe akwiriye rero, niba akwiriye kuba ari udufatira iya mbere, agafata iya mbere yo gusaba abanyarwanda imbabazi. Niba yumva ko abahutu bakwiye gusaba imbabazi, naba ari ufata iya mbere asaba imbabazi. Nkawe uracyabyiruka u Rwanda rwacu, u Rwanda igihugu cyanyu cyababyaye kandi mwiyumvamo. U Rwanda ikintu rwifuriza n'iki? Urabona rwagombye kumera rute? U Rwanda wifuza kubamo cyangwa se u Rwanda wifuza kwitirirwa kuri umunyarwanda? U Rwanda nifuza kubamo ni u Rwanda rurimo demokarasi, kuko iyo tuvuga demokarasi tuzibona muri ya pouvoir executive, juridique na pouvoir legislative. Kuvuga ngo inzego zifata ibyemezo zikahabwa agaciro kandi ku bantu bose. Ntabwo inzego zifata ibyemezo zizaba iza Paul Kagame wenyine. Mu bucamanza niba avuze turapfa urapfa, ntabwo bigendera ngo ni amategeko. Mu buyobozi uwo ashatse ko ayobora. Ariko nkeka ko ibyo ari ibyo musoma mu bantu bamwe na bamwe bandika. Nkawe wavuga ute ko Kagame yavuze ngo kanaka napfi apfa, ubudahari ngo wumve ko yabivuze? Ikintu cyo nshaka kukubwira, imikorere ya Kagame irimo umujinya. Ibyo ndabikubwira nk'abantu bapfuye kandi ari utanze amategeko ko bagomba gupfa, ndetse n'abagihiga kandi ari gutanga amategeko ko bahigwa bakicwa. Abo ni bandi uvuga? Aho nakubwira nka Kayumba Nyamwasa, uvuga ngo nibyo dusoma, biragaragara ko yashatse kumwica, wenda Imana igakinga akaboko, ariko n'uyu munsi aracyashaka kumwica. Ni ukuvuga ngo ndabeshya ngo nibyo dusoma. Oya, ni ibintu bigaragarira amaso ya buri wese. Kandi ntabwo abantu akoresha no mu mahanga barimo. Afite icyiciro yatoje cyo kwica, habe mu gihugu habe hanze yacyo, uwitwa ko atavuga rumwe nawe. Nicyo gitugu nshaka kukubwira. N'uyu munsi na hano mu Bubiligi no mu Bwongereza no muri Amerika, uretse ko hari ibihugu biri protege, ariko nka Afurika
yarabamaze wa Seth Sendashonga biciwe muri Kenya, uriya Theogene wiciwe ejo bundi muri Mozambique agatabwa mu mazi. Ibyo ni ibintu bigaragara rwose, bigaragaza igitugu ko adashaka ko hagira umuntu umuvuguruza mu nzego zifata ibyemezo. None se mwebwe muri bato ko muri guhunga igihugu wenda ari mu mwagombye kukibamo kugira ngo mugire uruhande rwe, mubwire muti rwose dore perezida ahinduka, mukaba murimo kukivamo, bizakorwa nande? Tuzabikora, ntabwo twari twapfa, kandi niyo natwe twapfa bari kuvuga ibi, abadukomokaho hari impinduka bagomba gushyira mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko mu gihe tukiriho dufite ibyiringiro n'icyizere ko kiriya gitugu kizashira, ubutegetsi bukavaho, hakajyaho ubutegetsi buri munyarwanda wese yibonaho, ab'umuhutu akibonaho, ab'umututsi akibonamo, abe n'umutwa basigaye barashigaje inyuma nkaho nta gaciro afite, nawe azibonamo kuko nawe yararemwe. Kandi ibyo ntibidukwiye kudutera ipfunwe, dukwiye kubibyumva gutyo tukabimenyera kandi bikatugirira akamaro, kuko twese amaraso yacu arasa. Mu gipolitike nibo bavuga ngo tout de sangre de pessoas tem mesma cor, ngo amaraso yose afite ibara rimwe. Urwo ni expression, ni nk'ijambo nshatse kubabwira ko amaraso yose arasa. Niyo mpamvu mfite n'intego yo kuvuga nti uwanjye cyangwa se uzashaka gufatanya nanjye, tuzashaka ukuntu dukusanya amakuru ku byabaye mu Rwanda, twandike ibitabo. Kuko titre ndavuga nti ngenzandika ngo bavasa, nashatse kubyandika mu gipolitike ni ururimi rukomeye, cyakora mfite ibyiringiro ko nzacyandika mu Kinyarwanda, nkashaka abanyarwanda bakamfasha bazi Ikinyarwanda cya kera kundusha, tugashyira hamwe tugatanga ibitekerezo n'amakuru ku byabaye mu Rwanda, kuko tugomba kurutahamo tukanarubamo amahoro. Yego, ngo umutima wuzuye amaganya ntusobanura amagambo, ariko ibyo watubwiye abumva barumva. Ariko nagira ngo mbere yuko turangiza, wowe ukiri muto kandi unabyibuka unabyiruye, ufite abana 3, ugira ikintu babwira abakibyiruka nkawe, ababyeyi bato nkawe, ku bijyanye ari byo wabonye ari n'ibyo wifuza ari ku Rwanda ari no ku Banyarwanda? Urakoze. Ikintu nshobora kubwira urubyiruko n'abakuru, ariko urubyiruko cyane cyane ko ari twe ubu dusabwa gushyiramo imbaraga, ndagira ngo nsabe urubyiruko guharanira uburenganzira bwo kuba umunyarwanda. Ndahera ku kintu bita inzibutso. Ndasaba urubyiruko n'abakuru, abanyarwanda dushyire hamwe inzibutso zihindurirwa amazina, rwe kwitwa urwibutso ngo rw'abatutsi, ngo rw'abantu bacitse ku icumu b'ubwoko bw'abatutsi. Icyo kintu cy'abatutsi kiveho, ahubwo urwibutso ndifuza ko urubyiruko rwamfasha inzibutso, kuko zishyinguwemo amoko y'abanyarwanda yose. Abahutu barimo, abatutsi barimo, yewe n'abatwa. Nge ndibuka abatwa babaga muri Rugende kera bajyaga bavuga ngo ni impunyu, ariko ni abatwa bo mu bwoko bw'abatwa. Ngira ngo basigaye ari ingerere, bishwe mu gihe cy'intambara. Abo bose rero bakwiye kuza tukibonamo twese, inzibutso tukajya twinjiramo nta wikiripabiliza ubwoko. Kuko ngera ku rwibutso nabona ko ari umututsi, nkumva ngize ipfunwe, kandi nzi neza ko hari abahutu, hari abavandimwe, hari inshuti, hari imiryango y'abahutu irimo, bizwi neza ko bagiye batabururwa imihanda yose bagashyingurwa muri izo nzibutso. Ndifuza rero ko twashyiramo imbaraga abantu basheshe akanguhe bakadufasha bazi Ikinyarwanda, tugashaka inyito y'inzibutso ku buryo buri munyarwanda wese yibonamo. Kuko kuzajya kuvangura ngo amagufa ya naya ntago bizashoboka, ahubwo zihindurwa inyito, kandi twese tugira uburenganzira bwo kwinjiramo, turirira abacu, tuvuge n'ibyababayeho nkuko n'abandi bagize ubwo burenganzira. Icyo kintu rwose ndagikanguriza urwibutso, kuko ndongera mvuga rya jambo ryanjye ni abantu bose bavasa,
ntawemerewe kurira ngo ndaceceke, nta n'uwemerewe guseka ngo ndarire, ahubwo twese twicare duhuze ibitekerezo, duhuze amagambo kandi dusase inzobe, tuganire nk'abanyarwanda, bityo u Rwanda rw'ejo hazaza buri wese yibonemo, buri wese agira umutekano. Naho icyo gusaba imbabazi cyo kuba Hutu rwose byo kuva mu muco wa Kinyarwanda imbabazi zibaho. Umututsi ntatinyuka gusaba imbabazi, n'umuhutu atinyuka zisabe, kuzi ko yakoze amahano, yisha abantu, agahamya akanavuga ariko nibyo yakoze naho yabikoreye. Kuvuga ngo mpagarariye abantu ngo ndasaba imbabazi, ntago bira nabyo, ntago twebwe tubyemera. Nkina ni igikoresho, uriya ni igikoresho bafashe baramubwira bati ugira utya kugira ngo uzabone uriya mwanya wo mu nteko w'ubudepite. Ese umuntu wasabye imbabazi atarishe ubundi yasabiye nde imbabazi? Umuntu asaba imbabazi icyo azi neza ko, kandi akongeraho ijambo ngo ntago nzongera. Abazi Kiliziya Gatolika hari icyo bita intebe ya penitensiya, wavugaga icyaha ukavuga nuko ukicujije ugahabwa imbabazi. Ubwo niko mu rwego niko twabyita. Nahariya rero niba bemera imbabazi tuvuge twese dusabe imbabazi, abazikoze ibyaha basabe imbabazi bose, nta wemerewe kurira, nta n'uwemerewe guseka, ahubwo twese dusangira ubuzima bw'abanyarwanda kandi dusangira ubwoko, kuko nta soni bidutera, nta n'icyo byagombye nta n'ipfunwe byagombye kudutera. Ntabwo dukwiye kumena amaraso ya bamwe ngo andi asigare. Oya, urubyiruko badufashe dufatanye kuri icyo kintu cyo kubaka u Rwanda rw'ejo hazaza buri munyarwanda wese wibonamo. Ariko u Rwanda rw'ejo hazaza narwo menya ruzagomba izindi mbaraga, kuko iyo tubone birimo kuba hirya no hino muri Tanzania abanyarwanda barimo kwirukanwa, hose u Rwanda ruri gushyirwa mu majwi, nkawe mukiri bato mwumva mudafite impungenge z'urwo Rwanda mutazashobora kuba mwageraho mutarabukira? Oya, niko mbibona, amaherezo y'inzira ni mu nzu. Hari igihe tuzageraho tugahura abanyarwanda tukishima tugaseka, kandi bitavuze ko duhuje ubwoko, ahubwo ari uko twamaje kumva ibibazo kimwe kandi twasangiye n'agahinda kamwe, tugafatanyiriza hamwe gukemura ibyo bibazo. Ntabwo rwose waterwa ubwoba ngo bamwe bari kwirukanwa abandi bari kwirukanwa, hari n'abari kwicwa ubu, ariko mfite icyizere cy'ejo hazaza ko igihe kizagera tukicara hamwe tugasangira ubuzima nk'abanyarwanda kandi twese duhuje ubwoko, kuko ubwoko buriho nta n'ikizabukuraho, no kuva n'abatari twe mu bindi bihugu n'ahandi hose haba amoko, kandi ntabwo ari uko bicana, ntabwo ari uko barwana, ntabwo ikibazo ari ubwoko, ahubwo ikibazo ni uko twebwe tuzicara tugasangira ubwoko bwacu n'ibyacu n'u Rwanda rwacu, amahoro akaza mu Rwanda. Urakoze cyane. Akoze nawe.